bitaba VIP iminsi myinshi cyane kabisa narimba kumbuye cyane mumeze mute yambi araciyeho hafi byumweru bibiri wani cyumweru n'igice kabisa ntaza ngo tubane tudakorana mu byukuri nezera ariko ko mwebwe mumeze neza aho njewe nyine uko biba byaragenze nyine ni zimwe mu ngaruka zo kuba nyine umuntu abakora ibintu bye ari wenyine mu byukuri kuko uyu mubiri hari igihe ukeneye kuruhuka kuko umubiri wacu ntago ari imashini so nandikiwe ikiruhuko rero ndavuga ni foke ngikoresha neza kuko ushobora guhatiriza ugakunda akazi cyane ugakunda amafaranga cyane ariko bikarangira utabonye mu byukuri n'igihe cyo kuba wayarya wenda kubera utitaye ku buzima bwawe buriya niyo mpamvu ibi ni ibintu bibiri biba bigomba kugenda ntibisigane kuruhuka cyangwa se kwiyitaho no kwita ku mubiri ariko unakora ni bimwe mu bintu by'ingenzi cyane ariko rikaba nikosa abantu benshi bari kuzira muri no minsi aho usanga umuntu arimo arwana no kwikwizaho imirimo myinshi cyane ariko umwanya wo kuruhuka ukaba mukeya kumenyesha ku isaha n'isaha rwose uyu mubiri twambaye hari igihe uduhinduka ukaba ngombwa yuko nyine ufata ikiruhuko kitateganijwe cyangwa se cy'ingufu kijyanye wenda cyangwa se gihuye n'icyo nanjye narindimo kuri itariki ya 18 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2026 ngarutse nkomeye cyane ngarutse ndi strede byatumye imikino ya kimwe cya kabiri tutayibanamo neza cyane ngomba kubiteshwa diru na analysis ku mikino ya kimwe cya kabiri ariko byanga byakunda reka nizere yuko nk'ubumenyi mwakwiye kuri siniya byanga byakunda mwabukoresheje neza ubundi njyewe nagarutse meze neza kurusha mbere nkomeye kurusha mbere nanashimira Imana yanyujije mu bihe bikomeye narindi gucamo by'uburwayi umubiri mbabaza nizere ko nawe umeze neza cyane nizere ko nawe ukomeye cyane kandi wambariye urugamba kuko akazi karakomeye igikombe cy'isi uyu munsi barakinira umwanya wa gatatu ku munsi w'ejo bazaba bakina umukino wa nyuma abantu benshi nabonye munyandikira ngo ese ko igikombe cy'isi kirangiye noneho turabetinga ibiki ngenda bamenyesha ko nje gutangira season official season 2026-2027 ekipe mukunda arabatangira kumanuka mu kibuga muri uyu munsi wa none kabisa ikipe ya Manchester United iraza kubikina iri mu kibuga kabisa mu mujyi wa Helsinki kabisa Manchester United yagiye imeze neza abasore nka Brian Mbeumo umusore nka Andre Santos baguze ejo bundi abasore rwose bayo bose nka Josh Shirikize abasore batagiye mu gikombe cy'isi bose barahari bameze neza baraza kuba bakina uyu munsi wa none ku isaha y'isa 10 zuzuye bakina n'ikipe yitwa West Ham United abakunzi ba Juventus nayo kandi iraza gutangira gukina uyu munsi nayo iraza kubiri mu kibuga Chelsea iramanuka kuri 28 z'ukwa karindwi Liverpool iramanuka mu kibuga kuri 26 z'ukwa karindwi mu byukuri murumva yuko ewana season nshyashya yatangiye nizere ko amajezi mwamaze kuba muyibikaho mwandikishije amazina y'abakinnyi mukunda maze ubundi dutangira akazi kabisa tugiye gukorera rwose tuzongera kuruhuka muri sama y'umwaka utaha Ekereza ko ikiruhuko nakagombye kuba narafashe ngomba kuzafata nyuma y'igikombe cy'isi Imana bafashije ngifashe mbere rwose cyo mvuyemo rwose cyari ikiruhuko kimeze neza cyane bana stress nyinshi z'akazi nari mfite reka nizere ko witeguye kandi ugiye gutangirana natwe muri ubwo buryo mu rwego rwo gutangira season kandi nanabashyiramo n'imiyaga nk'umuntu wari umaze iminsi ntahari agombaga kuza mbazaniye collect score kabisa uri murayibona imbere yawe ni audition na 22 baririzewe cyane nyuma y'uko yayibanjirije ku munsi wo kwa kane ejo bundi kwa gatatu plito yabaye nziza cyane rwose ikatubera bwana odi meze neza cyane kabisa uri uyibona aho ngaho imbere yawe muzikuri yari odi ya 84 ibikora neza cyane ku rwego rwo hejuru audition na 22 turayizeye cyane twifitiye icyizere kinini cyane hanyuma kubera ko nyine birumvikana nari ndi mu burwayi no mu biruhuko ntago niyo ngibere yabashijwe gukorwa n'abantu benshi cyane kuko numva ntago nayipostinze ntago nayishyize muri groupe ntago nayamamaje mu by'ukuri ahantu na hamwe y'abantu bayikoze ari bakeya cyane ndumva batarayikoze numva abantu bayikoze batarenze 20 kandi hari igihe collect score yo byagenze neza rwose nyihareza abantu nka 200 so urumva ko n'igihe umuntu ahombesheje abantu benshi cyane mu by'ukuri bakagombye kuba nabo barayikoze
uyu munsi rero ndabibabwiye nyizanye hakiri kare ndababwiye nini audition 22 noneho kubera ko nari maze iminsi ntanahari ndabaho promotion iyi pari ndaza kwitangira amafaranga make cyane niyo collect score ya mbere nahatangiye amafaranga make ya cyane kandi mbizeye neza ko igomba kuza kuba yari ikira kuri za nimero zacu mwizo ngizo ubona kuri screen zawe maze ubundi umbaze icyo bisaba kugira ngo ubone iyo collect score witwaje amafaranga afatika mu byukuri umbaza icyo collect score irasaba amafaranga ngahe ako gakofi umuntu ari bukugurire karaza kuba gahagaze amafaranga angahe nyuma si ibyo gusa kuko group ya VIP na VVIP turi muri weekend uyu munsi nabateguriye imikino irenga 26 ngiye kuba mbaganirizaho bikana ko na group ya VIP na VVIP nabo baraza kuba bafite ipari nyinshi cyane nyinshi ewana ziraza kuba zirenga 3 cyangwa 4 andikira nawe umbaze kuri izo groupe kabisa iyo groupe ya VIP dutangira show deal ziba zizewe cyane ko zigomba kurya buri munsi n'igihe rwose ntari impari nazitangaga we nyandikira umbaze icyo biba bisaba agakofu uri bunguri ukuntu kari bwe kangana icyo nabizeza nuko nabashiriyeho promotion nabashiriye igabanyirizwa rishimishije cyane warigeze no kunyandikira ngakubwira amafaranga ukumva ni menshi ni igiciro wenda kikugoye kuri wowe imenya ko nagabanyije kubera ko ndimo ndishikira mu byukuri cyo umuntu warumaze iminsi nyine ntagaragara cyangwa se naboneka mwarambuze no munyandikire muri benshi cyane rero tubashe kuba dukorana n'ubundi nimero 07444632 cyangwa se 0791924249 Dumva matangazo nuva kuri collect score ariko ikindi nanone kuri Aviator nabwo birashyushye cyane muze kumbaza kubijyanye n'umusare wa Aviator cyangwa se predictor app mu byukuri turimo turakora icyo bita noneho nazanye system kuvuga ngo tugiye kuroba ibifi binini cyane ya graphic iravuga ngo ibaze waraye uramutse washoye ibihumbi 100 byawe warangiye ibihumbi 500 warangize ugafata odi y'ijana nawe bikubiye muri calculatrice yawe angwa se nushaka gufata wenda amafaranga ufite tuvuga urugero ufite ubushobozi bwo kubona ibihumbi 100 200 cyangwa 500 cyangwa miliyoni warangize uyikube wenda urugero na odi y'10 bwira amafaranga ari buzeho rero twabonye umusare kuri Aviator nuni Aviator predictor app idufasha mu byukuri kuba yadufasha kwikirira Aviator twizeye ko tugomba kuza kuba tubikuza amafaranga yacu akadege katarayagurukana abyo nuca kuri iyo nimero nuni nabyo kambaza icyo biba bisaba amategeko n'amabwiriza umuntu abasaba kuzuza mbere yuko dutangira gukorana nabyo ndahita mbigusobanurira mvaho ngaho rero ninjiye muri studio zacu zo kuri uyu munsi w'itariki ya 18 z'ukwezi kwa karindwi kabisa ndazihera ku mwanya wa gatatu w'igikombe cy'isi umwanya udafite icyo maze nabonye n'abakinnyi bari bukina ubwabo barimo bavuga bati ubundi twese ntabwo twishimiye gukina no mwanya kuko twese twifuzaga kuba twagera ku mukino wa nyuma ariko nyine kubera ko nta kundi twabigenza tugomba kwemera tukawukina ni match igomba kubihuza ikipe y'igihugu y'Ubwongereza iraza kwikina n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa no mukino uri buze kuba uzamuka ku isaha y'isa 5 zuzuye ku masaha ya hano mu Rwanda uyu mukino rero uraza kuba ubera hehe uraza kuba ubera kuri stade bayita Miami Gardens iraza kuba yitwa Hard Rock Stadium ni Miami Gardens muri USA kabisa ni muri Miami iyi ni stade kinaho n'ikipe ya Inter Miami ya David Beckham ikinamo Lionel Messi baraza kuba basifurwa n'umusifuzi w'umunya Venezuela bamwita Jesus Valenzuela abisa uyu ni umusifuzi ndakunda gutanga amaketa menshi y'umuhondo kuko imuza ndengo cyangwa se average yellow cards abari 4.8 yellow cards per game yasifuwe n'uyu mugabo Donald Trump utazi by'umupira cyane nuko ntemereye gukina amajwi n'amashusho kabisa yarabafatiwe muri White House kuko muri yumvikana ko kamera yanjye ntabwo yari hari ariko kamera zo paparazzi ziba zahageze mabyi kabisa zikabasha kuba zifata ibyahabugiwe umugabo arivugira ati abongereza bafite umukinnyi w'igitangaza cyane rwose witwa Greek Harry cyangwa se ni Harry Kane w'igitangaza ati ni umukinnyi tujye dukunda kuba dukina na golf ati ariko abongereza ubanza barakoze ikosa rikomeye cyane bakabasha kuba bamushyira muri defense bakabasha kuba bamubwira ngo ajye kudefanda kandi mu byukuri ntabwo waba ufite umukinnyi w'igitangaza nka Harry Kane ngo nurangiza umutume kudefanda yavugaga ko byabaye ko mukino wahuje Argentine n'igihugu cy'Ubwongereza aho byageze ku minota 85 abongereza bafite igitego kimwe ku busa bari batsinze bayoboye umukino birangira batsinzwe umukino ibitego 3-2 baturutswe nyuma yuko bamaze kubona igitego ku minota 55 umutoza kuzuzamo abadefenseri barindwi Mpita barindwi bari batandatu kuko yaraftemo John Spence temo Magay yaraftemo John Stones ahitazanamo na Danman kabisa mvuko babaye abadefenseri bangaye bane temo kandi umusore Nico O'Leary
arangije aterekamo nande wundi ki munyibutse James n'ibyo ngibyo defenseur batandatu mu byukuri arangije aterekaho n'umuzamu wa karindwi nako afitemo Elliot Anderson nawe umubidifida ukina defender nushake na umwongereho rwose mu 8 Jude Bellingham ndetse na Harry Kane nabo basabwa kugaruka inyuma cyane. Ikipe ya Argentina rero yarimo yinjizamo ba Lautaro Martinez watakwa na Julian Alvarez, Enzo Fernandez, barimo bazana ba Rodrigo de Paul na Lionel Messi kabuhariwe. Tuchel abyishura gutsindwa ibitego bibiri mu minota 5 yihuse. Mugabo rero Donald Trump nawe avuga ati nabongereza mwikozeho kabisa, mwikozeje urwara munda. Byagenze rero abongereza rero baraza kuba bakina umukino rwose udashimishije udashamaje utari bubona kurikiwe n'abantu benshi cyane. Umukino rwose ku isaha 5 z'ijoro mubyuke mu burebe nyine n'abongereza n'abafaransa. Uyu mukino ndaza kugusaba kuza kugura Ubufaransa gutsinda umukino cyangwa se kuza kuba buhunganya ne Ubufaransa double chance muri iyi game. Hano mfite imikino igihumbi ya gicuti kabisa naguteguriye nyuma y'uko umukino wa finale wo ndaza kuba ngugarukaho neza cyane ku munsi w'ejo. Ariko mbere y'uko ninjira mu mikino ya gicuti reka mbanze impere ku mikino ya byibuze y'amarushanwa. Ni shampiyona y'igihugu cy'iciciro cya mbere mu gihugu cya Norvege. Ikipe yitwa HamKam iraza kubikina n'ikipe yitwa Tromsø. Ikipe ya Tromsø kabisa ni ikipe ikomeye cyane, irimo igerageza kureba ko yatsinda. Imaze gukina imikino 14 ifite amanota 28, iri ku mwanya wa kabiri. Ikina na HamKam rero iri ku mwanya wa gatandatu. Uyu mukino icyo wamenya nuko mu mikino byibuze nk'icumi iheruka ekipe ya Tromsø yatsinze 7 ibanganya 2, hanyuma ekipe ya HamKam itsinda match imwe yonyine. Birumvikana biraduha uburenganzira bwo kuza kugura n'ubundi gutsinda cyangwa kunganya cyangwa se icyo bita double chance ya Tromsø. Iyo shampiyona kandi ku isaha 10 nanone ikipe ya AIK Stade iraza kubikina n'ikipe ya Rosenborg. Umukino n'ubundi ndaza gusaba Rosenborg gutsinda umukino cyangwa se kuza kuba iwunganya. Ndimo ndareba yo nawe n'utundi tumace kubunda bisariyo n'utundi tumace muri iki gihugu cya Norway kabisa. Ku isaha 12 ikipe ya Molde irabuze kubikina n'ikipe ya Brann, ndaza kugusaba Molde to win. Igihe cyo kandi ikipe ya Viking iraza kubikina n'ikipe yitwa Sandefjord kabisa, amaze ubundi kugusaba ikipe ya Viking kuza kubitsinda umukino. Ni Viking ni Molde, Tromsø ndetse na Rosenborg double chances. Imikino ya gicuti iratangira ku isaha 9 n'igiciro naguteguriye. Ikipe ya Juventus de Turin iraza kubikina ikipe ya FC Basel kabisa mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ikipe ya Juventus de Turin na Basel rero baraza kuba bakinira kuri stade yitwa St Jacob Park kabisa. Ni stade ya Basel kabisa iherereye mu mujyi wa Basel mu gihugu cya Switzerland cyangwa se Ubusuwisi. Umukino rero nk'uko nari kubikubwira ubuze ko uba ku isaha 9 n'igice zuzuye. Umukino ndaza kugusaba ikipe ya Juventus kuza kuba iwutsindamo ibitego 2 kuzamura. Indi match iraza kubihuza ikipe ya Celtic iraza kubikina n'ikipe ya Middlesbrough. Celtic yo muri Scotland iraza kubikina n'ikipe ya Middlesbrough yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Umukino ndaza gusaba both team to score plus over ya 2.5 nama ikipe mbi kwinjizanya kandi akabonekamo over ya 2.5 mu bitego. Longridge Town na Blackburn ndaza gusaba win ya Blackburn. Rebelsburg na Mamelodi Sundowns nyuma yo gushyingura rwose umusore wari umukinnyi wabo nyakwigendera bamwita Jaden Adams. Sore twanarebaga mu ikipe ya Afrika y'Epfo ejo bundi mu gikombe cy'isi witabye Imana, bivuga ko yiyahuye. Naga rwose ku munsi wa 4 abasore ba Mamelodi Sundowns bajya kumushyingura cyangwa se kumuherekeza mu cyubahiro. Bagiye guhita bajya mu kibuga bakina ikipe ya Red Bull Salzburg. Umukino ndaza gusaba Salzburg kuza kuba itsinda umukino. Ekipe ya West Ham yamanutse mu cyiciro cya kabiri, abakinnyi bakaba bakomeje kuyivamo ku bwinshi nyuma y'uko wita Carlos Fernandes yerekeza muri Tottenham kuri $85 million. Ikipe barimo bareba ko banayikuramo Samovire kabisa, umusore Callum Wilson nawe yayivuyemo yerekeza muri Fulham.
Birumvikana ko ikipe ya West Ham United izagira ikibazo cyo kubura abakinnyi, ariko kapiteni wa John Bowen kabisa nabonye atangaza avuga ati ikipe nisezeranije ko ngomba kuzamura mu cyiciro cya mbere n'ubundi ahita nyigarura idatinze. Ni ikipe ifite ambisiyo zo kugumana bamwe mu bakinnyi bayo beza bakomeye kugira ngo irebe ko yahita izamuka mu cyiciro cya mbere idatinze mu cyiciro cya kabiri. Birashoboka. Imyiteguro yayo rero itangira uyu munsi wa none nyuma y'uko shampiyona y'icyiciro cya mbere mu cya kabiri mu Bwongereza izatangira ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8. West Ham yatangiye imikino ya gishuti, iraza kubikina n'ikipe yitwa Sunderland kabisa. Uyu mukino ndaza gusaba West Ham United kuza kuba iwutsinda. Iyindi match yaza kuba ikipe ihuza ikipe ya Lille na La Louvière na ikipe twombi two mu gihugu cy'u Faransa. Umukino n'ubundi Lille irabubona ibitego bibiri kuzamuka, genda ubigure gutyo. Hanyuma ikipe ya Manchester United iraza kwikina n'ikipe ya West Ham kabisa. West Ham ikina mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubwongereza, nayo ntagaragara ikipe rwose karaho gasanzwe. Hanyuma Manchester United yazamukanye bamuzamu wayo mushyashya umusore nka Andre Santos baguze muri Chelsea, nawe yaramanukanye. Abasore nka Harry Maguire, Luke Shaw, abasore nka Patrick Dogo, abasore nk'aba Mason Mount, abasore nk'aba Brade Mbemo, abo bose ba Toby Coyle kabisa, abasore nk'aba Fletcher, abasore nk'aba Harry Hamas, bose barahari. Abari mu ikipe yagiye muri kabisa muri kandebe igihugu bari bukiniremo amusora. Je pense que les Pologne kuko n'umujyi wa Helsinki ni Finland bari bukiniremo, barikinira muri Finland. So Manchester United rero na West Ham mu mukino ndaza kugusaba Manchester United gutsinda umukino half time full time. Uyu tumache ngiye gusorezaho ni Nice na Nîmes mu gihugu cy'Ubufaransa, n'ubundi ni imikino ya gishuti ndaza gusaba Nice gutsinda umukino. Hanyuma Racing Club de Santander aza kujyana n'ikipe ya Real Sociedad nyuma y'uko Racing Club de Santander izamutse mu cyiciro cya mbere, iraza kujyana na Sociedad umukino wo kwipima. Hanyuma ndaza gusaba Sociedad kuza kuba itsinda umukino cyangwa se ibunganye. Ikipe ya Lyon na Slavia Praha ndaza gusaba Lyon kuwina. Hanyuma nsoreze kuri Easterley iraza kubikina ikipe ya Southampton, maze no gusaba double chance ya Southampton. Ndakunda cyane ko nawe hisemo kunkunda, ariko menya ko mbere yawe hari collect score ifite $122.88 iri ku mafaranga make cyane, kubera ko nabashyiriyeho promotion nk'umuntu wari umaze iminsi ntahari, nagombaga kwita ikiro irizewe cyane kuko iyo ngiyo yo ku munsi iyo ngiyo yari yayibanjirije muri iki cyumweru hagati yabikoze neza cyane. Nawe rero mbaza icyo bisaba kugira ngo ukore iyi ngiyi kugira ngo itagucika. Baza amafaranga biri busabe no mafaranga make cyane. Baza kujyanye na groupe ya VIP, mbaza icyo bisaba kugira ngo uyigemo, nayo nabashyiriye higabanyirizwa mu by'ukuri cyangwa se promotion idasanzwe, nayo mbaza icyo bisaba kugira ngo uyijoininge. Ndabakunda cyane ko namwe mwahisemo kunkunda, mugire umunsi mwiza, mukomeze mugire weekend nziza. Ejo ndagaruka tureba kuri match y'amateka igomba guhuza ikipe ya Espagne n'ikipe ya Argentina mu mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Ese ni Messi twari igikombe, ese ni Lamine Yamal twari igikombe? Tuzaba tuganira ku ifoto ya Lamine Yamal na Messi. Rwose Lamine Yamal ari mu ibase ndetse arimo amwuhagira, rwose bigaragara ko Lamine Yamal akiraga yinjira. Foto ntabwo ari yayi, afoto ni ya nyayo. Muri press conference nimugoroba ni Lionel Messi bakimojije ati zira foto yurebye uyuvuga iki wayivuga iki, aravuga ati n'ibisazi kabisa birasekeje cyane, ni match ikomeye, ni ifoto y'amateka birumvikana. Ariko Lamine Yamal umwe mu basore beza, umwe mu bakinnyi beza isi ifite kano kanya, ndamwifuriza kuzagira kariyeri nziza. Ariko ku munsi wo ku cyumweru ni njyewe ugomba gutsinda, ntabwo ari we ugomba gutsinda. Tuzakora uko dushoboye kose kugira ngo atazaba ari we utsinda. Ni match izari ikomeye cyane rero, urumva ko amagambo ni yabaye menshi. Abasore nka Marc Cucurella wa Real Madrid mu by'ukuri wari wa Chelsea, ariko akaba yaragiye muri Real Madrid. Amakuru ya transfer nayo ngiye kujya nyabaganirizaho gake cyane kabisa kuri channel yacu ya kabiri. Cucurella aravuga ati njyewe ni turamuka dutwaye igikombe cy'isi nyuma y'uko umwaka wa 2022 nitwaye na kane natwaye rero, ikiri bukuze kuba kikurikiyeho rero nuko njyewe ndibuze guhita mfata umwanya ngasezera ikipe y'igihugu, kandi nkanishushanyaho tato y'umutoza wacu bamwita Luis de la Fuente. Ni byinshi byanjye biri kuvuga kuri ino match, tuzaba tubiganiraho ku munsi w'ejo. Reka mbanze mbifuriza amahirwe masakuru uyu munsi, muhaye muronke imirimo yanyu yose mwerekejeho amaboko, Uwiteka ayihe umugisha kandi mubashe kuba mu by'ukuri aba betting namwe muza kuba murya. Ciao, ndabakunda cyane.